Muraho mwaramutse. Muri iyi video tugiye gutangira dukomerezaho tugeze kuri video yabanje. Muri video yabanje wabonye ko twari turi kuvuga kuri platform dukoresha muri trading, harimo trading view, MT5 na MT4, tugakina nanone brokers platform. Tugiye kubanza turebe uko wa downloadinga MT5 na trading view muri phone yawe, hanyuma turebe itandukanye riri hagati ya MT5 na MT4. Hanyuma turebe buri kintu uko gikora, turebe trading view uko ikoreshwa, uko wayisetinga ukajya ku murongo, hanyuma turebe nuko ukoresha MT5 muri phone yawe no muri machine. Let's do it. Reka duhere kuri telefone. Ah, iyi telefone isanzwe mfite mu ntoki zanjye muri kuyibona. Ngiye kubereka rero ukuntu bigenda. Reka nyikonekite na mashini mbereke. Bibutsa ko trading is risky. Biba ari byiza kubanza kwiga mbere yo gutangira gukora. Okay. Cyeka muri kubona phone imbere yanyu. Hano rero icyo ukora ni ikintu kuza hano kuri App Store bisanzwe. Kuri App Store ubwo abantu mukoresha Android ni muri Play Store, ukajyamo ukandikamo MT5. MT5 urabona ko bajya gute, bahita bayikwereka hariya, ugakanda kuri kano kantu ka download hariya hirya. Ubwo hano baraza kuhita bagusaba Face ID niba ukoresha okay, ndabona igihembo bitabanje kugira. MT5 yagezemo already. To downloading na trading view turebe. Trading view ni iyi ngiyi yo hejuru, naho urakanda hariya kuri get kugira ngo babiguhereze. Hano niba ugiye kwisitaramo ikintu ari ubwa mbere muri phone yawe, akenshi yagiye bagusaba gushyiramo Face ID yawe, uyishyiremo, hanyuma apply to downloading. So trading view irimo downloading hano muri phone, rero muri kubibona neza, urabona ko irimo irajya gutera loading. Hari icyo tugiye gukora, reka tujye muri MT5 mbereke MT5 ko ikora mu gihe trading view itaraza. Ubwo hano ni muri phone no ku mashini, no kuri mashini ndaje mbereke uko bigenda. Okay, hano iyo ifunguye MT5 ari ubwa mbere, ni gutya biba bimeze. Hano ukanda accept, hano bakubwira ngo open demo account. Demo account muri trading ubundi tugiramo type ebyiri za account. Tugiramo demo account, tukagira na real account cyangwa live account. Demo account rero na live account bitandukanira hehe? Demo account ni konti wifashisha uri kwiga. Ni konti biriho amafaranga, ukareba market ikora gutya na gutya, igenda gutya na gutya, ariko ayo mafaranga aba ariho uri bukorere cyangwa uri buhombe ntabwo aba ari aya nyanyine. Kuri demo baguha amasoko asa nk'ayo muri live account, byose bya nyabyo, ariko kuri demo amafaranga ariho aba atari aya nyayo. Rero iyo ushaka kwiga biba ari byiza kuhita opening hano demo account, ugakomerezaho wiga nyine platform ukuntu zikora, kwiga utuntu twinshi hano muri demo. Ikintu cya mbere kinini wigira hano muri ino demo account tugiye gufungura ni uburyo babaramo lot size, uburyo market movingamo, utuntu twose nyine ukiga na app uburyo ikora, uburyo igihe cyo gushyira amafaranga nikigera uzajya uri tayari. Okay, tugiye gufungura noneho demo account. Ubwo iyo ukeneye live account nababwiye ko ihabwa n'umubroker. Broker niwe uguha konti ya nyayo, ushyira amafaranga ya nyayo, iyo konti ari nayo uzana aha ngaha muri MT5. Nk'uko kuri Instagram cyangwa hehe ugira password, cyangwa urabona nka email ko bavuga ngo ufite email yawe na password yayo, nabo baguha login ID na password ibyo kwinjiza hehe hano muri MT5. Ibyo biri kumvikana. Ya konti rero broker bazaguha niyo ibiryaho amafaranga yawe ya nyayo. Naho iyi ngiyi demo usanga hano muri app niyo kwigiraho. Ukanda hano kuri open demo account,
hano baragusaba iki? Amakuru yose amakuru uri bubone hano yashyiremo. Reka duhere ku mazina yanjye. Ishakiye Samweli. Hano si ngombwa gushyiramo ibya nyabyo. Niyo washyiramo ibitari byo ugashyiramo hano itariki y'amavuko. Si ngombwa gushyiramo hano ibya nyabyo. Hanyuma nimero ya telefone. Aha. Ubwo rero ahantu ushaka kumpamagara, nimero ni iyo ngiyo mwayibonye. Iyi ni imeri yanjye. N'abantu mushaka kuza kumpamagara mufite nk'utubazo runaka, ibyo muri kubireberamo. Hanyuma hano abana ngo use hedge, use what? Bino bya use hedge sinzi nta icyo bisobanuye. Account type, ushobora guhitamo account type y'amadolari cyangwa amayero, amayapani, GBP. GBP bisobanuye amapound. Aya chief ni amafaranga yo mu Bufaransa. Hanyuma aya forex hedge USD floating leverage koresha, duhitamo aha ngaha forex hedge USD. Ubwo uri gufungura demo hano leverage. Rero leverage, abantu mutarabasha gusobanukirwa ikintu leverage isobanuye, nimujya no gufungura live account ku ba broker bagiye batandukanye, nk'uko ndibuze kubereka bafungura konti ku mu broker runaka. Hano leverage ishatse gusobanura iki? Hari umu broker uzasanga afite rimwe ku gihumbi, rimwe ku bihumbi bibiri, rimwe ku bihumbi bitatu. Izo ni leverage nyine aba broker bagenda bafaringa. Leverage rero itandukanye, ni ukuvuga ngo wowe ushobora kuba ufite leverage iyi ngiyi y'ijana, nanjye ufite leverage y'ijana. Dushobora kuba twese dufite konti zingana, bose twese dufite igihumbi cy'idolari. Urumva ko turanganya iki? Amafaranga. Noneho wowe muri settings akaba ufitemo rimwe ku ijana ya leverage, ufitemo ino leverage ya mbere, njye nkaba afite ino leverage ya kabiri ya rimwe kuri kangahe, kuri 200. uri kumva batandukaniye? Konti zacu ziriho amafaranga angana, ariko kuri leverage wowe ufite ijana, njye nkagira 200. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite leverage y'ijana, we tuvuge niba ashyizemo nkaho ari bushyiremo eshanu kuri cya gihumbi, nta yindi yemerewe gushyiramo. Njye nkaba mfite rimwe kuri 200, nshobora gushyiramo noneho order 10 bitewe na leverage y'iki yanjye nashyizemo, kandi twese tunganya igishoro. Bivuze ngo leverage icyo ikora ahanini ni iki? Ni ukukurimita kuba washyiramo ama order menshi. Niba uzi ko utaraba consistency, uzi ko utaratangira gucedinga neza, ushobora gufata MT5 yawe, app ya account yawe, ukajya muri setting ugacinjinga leverage, ukamanura leverage ukayigira ntoya kugira ngo ijye ikurimita. Kuko hari nk'igihe ushyiramo ibiboda byinshi utaramenya ngo bigenda gute, bigenda gutya. So ako niko kamaro ka leverage. Leverage rero hano turahitamo rimwe kuri 500. Hano deposit, kuri deposit urabona ko bagusaba umubare w'amafaranga ushaka kugiye gutangirana. Dutangirane amafaranga make, ko washyiramo n'ibihumbi 500, washyiramo n'ibihumbi 50, ariko reka dutangirane 3,000. Iyi ni demo yo muri MT5 nyirizina wowe usangamo. Ariko hari n'indi demo ushobora gukora ku mu broker, nkuko broker aguhereza live account akaba yaguha na demo account. Ibyo nabyo turakugenda tubigeraho. So hano iyi ni MT5 ufunguye muri phone yawe, ukande kuri accept, hanyuma ukande hano hasi kuri register. Ukaze kuri register ubona ko bakuzaniye iki? baguha login na password. Uri kubibona hano hasi? Login ni iriya mibare iri ku ruhande na password. Ibi ngibi bifashe ukabikopiya, bino waza kubishyira na hehe? No muri MT5 yawe mu mashini, ukambi screenshoting kugira ngo tuze kubikoresha igihe nikigera nitujya kujya ku login in muri MT5 yo ku mashini, kugira ngo bibone ko ari bimwe. So hano tugiye gukanda start, hanyuma tube tugeze hehe? Muri konti yacu already. Hano ukanze kuri start ubona ko waraje biri kurodinga. Ubu ngubu konti yagizemo. Noneho ahantu uzatandukanyiriza demo account na live account, ko hari abantu muzabona kuri internet babereka ko bari gutradinga kandi bari kuri demo account. Ujye ureba hano hejuru mu nguni, ahantu uzajya ubona hariya hejuru, ubona mu nguni harimo demo, nyine bari gukoresha demo. Ariko iyo ari live account iriho amafaranga ya nyayo, hariya ntabwo haba hari demo, ahubwo haba handitse real cyangwa live, haba handitseho live. Hano hasi rero muri app muri phone urabonamo iki? uri kubonamo dufitemo course, tukagira chat, tukagira trade, tukagira history na settings.
Bino rero bigize gute bihurira he? Hano kuri kotsi tugiye kuhakanda turebe kuri kotsi niho haba harimo ibintu byacu tujya gute ducuruza bitandukanye kugira ngo muri kubibona bikoramo Audi card ikabonamo Audi chief Audi what ibi byose biri hano ni ibintu byose tujya gute trading. Reka dufungure nk'iyi ya mbere turebe Audi card iyo ushaka gufungura rero ngo ujye muri chat hano kuri chat hazaho chat y'ifaranga wowe ushaka kujya gute gukurikirana ngo urebe chat yaryo uko igenda hanyuma hano kuri trade niho urebera amafaranga ufitemo hano kuri konti yawe ikora balance ukabona equity ukabona na mari na free margin. Bino bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo balance urabyumva ni ya mafaranga yawe washyizeho ni ibintu bitatu. Equity rero equity ni balance yawe y'amafaranga uba washyizeho wongeyeho cyangwa ukuyemo igihombo cyangwa inyungu kiri buze kuba kirimo. Ibyo turaza kubireba mu kanya reka maze mbasobanurire app ukuntu ikora. Kano kantu karimo hano hejuru ni kandi ugiye gushyiramo order ako kugira ngo kandi bisaba kuba wabanje gufungura hano muri chat kugira ngo ubanze ugire icyo ufunga muri chat ubanza kuza hano kuri codes ugashaka igicuruzwa ufungura. Zino pair rero zirimo hano twe ntabwo arizo dukunda gushedinga hano dufitemo pair nyinshi zitandukanye izi reka tubanze tuzisibe nawe ubanze uzisibe muri phone yawe gutya ndi kubikora no ugomba guhita ubikora muri phone yawe hanyuma turebe ibintu assets zose cyangwa ibicuruzwa byose dufite hano muri MT5. Urabona niyo wakanze ari hejuru iyo ukanze ari hejuru kuri search hano hejuru enter symbol for search ugakandaho iyo ukanzeho iyo ukanzeho urabona ngo forex ubone ngo metals indexes ubone na stack iyi ni demo bivuze ngo umubroka utanga zino demo zo zino demo zo muri MT5 izi nizo asset zonyine bafite bacuruza ariko hari umubroka uzasanga hano hari wenda ngo bonds ugasanga hano harimo amashares amastocks ugasanga na synthetics ni ibintu byinshi bagenda batradinga byinshi bishobora kwiyongeraho hano gutya ariko bitewe n'umubroka uba uri gukoresha aguha asset ziri limited gusa twebwe n'ubundi uri mu block zari kuduheza nizo dukeneye kuko dukeneye izo muri trading hano muri metals habamo urabona iyo ukanze hano kuri forex urabona ko bari kwereka ko dufitemo asset 120 na zingahe n'eshatu ziriya zose ntabwo wazitradinga waba ugiye kuba mu kavuyo birumvikana. Icyo tugiye gukora ni iki tugiye kuzamo hano dushakemo peya twebwe dukunda cyangwa z'amafaranga amuvinga cyane ku isi urugero turahera kadi JPY iratradinga cyane kadi chief Audi USD chief JPY iratradinga Euro Audi Euro card Euro chief Euro CHF ubwo niko mubisoma ndi kubisoma ngewe byoroshye Euro NZD Euro USD GBP Audi GBP card GBP chief GBP JPY ubwo hano nk'amafaranga urumva ntabwo trading hano nk'amafaranga y'amagande cyangwa amatanzaniya uri kubona amadolari kandi ubizi ko amadolari aza kugira speed nyinshi iyo wakanze rero iyo wakanze wagiye ukanda kuri pair kuriya iba yamaze kuzana hano kuri list hano muri metals niho dukura rero gold dere ni iya mbere urabona ko byanditseho gold versus US dollar kano kamenyetso ka XAU gasobanuye nyine gold iyo ukanzeho rero gutya iyi ngiyi nayo ari gold iba iri muri type ya metals rero iyo ushaka gufungura nka chat hano ya pay imwe muri izi ngizi turi kureba hano urakanda nka hano kuri gold iyo ukanze kuri gold ugasirayidinga ujyana ibumoso gutya ku bantu bakoresha iPhone urabona kano kantu iyi ni chat kubibona hano ni ugusiba hano ni ukwadingamo ikindi kintu hano ni ukwadingamo order trade kuhita uyibayinga utabanje gufungura chat ariko biba ari byiza iyo ubanje kujya muri chat reka tujye muri chat kujya muri chat ubwo wabonye ko usiradinga ugakanda hano kuri chat reka tujya muri chat cyangwa
ukaza hano kuri kosi nanone niba ushaka kujya muri chat ukoresha Android ukandaho hano n'urutoki rwawe ugahorodinga ukabona iyo uhorodinze bahita bakwereka iki byaba muri kubibona bahita bakwereka ngo bakwereka trade chat bakanakwereka details statistics depo market urajya hehe hano kuri chat iyo ugiye kuri chat urabona ko automatically chat ihita ikuzana hehe hano kuri chat si ibintu bigaragara noneho muri kubona ko chat yacu irimo akavuyo irimo ibintu by'ibirongo bigiye bihagaze by'ibitomo candlestick zifite amabara zose yishakiye ibintu byose ushobora kujya gute kubikastomizinga mbaye mbereke rero ko uhindura chat yawe igasa neza uko ubyifuza nk'umuntu w'umupro hano rero turabigenza gute iyo ushaka kujya kuri chat ukanda hano muri nuza yawe urabona iyo ukanzemo hano muri chat barakwereka iki settings objects indicators trade twe dushaka guhindura iki guhindura settings za MT5 yacu igasa neza turajya muri settings hano muri settings ukandeho urabona ibintu biza mpamvu ndi kubereka gutya kuri screen kugira ubone ko nyine ibyo ndi gukanda n'ubundi nibyo nawe uri kubona kuri phone yawe so reka dukomeze hano murabona ibintu byinshi bitandukanye byo gukandaho ushobora gukandaho ariko bigiye bigize gute bitandukanye tugiye guhera ku mabara ya candlestick zacu na biriya birongo birimo inyuma hanyuma duhe chat yacu akabara keza uraza hano hasi hahera kuri kara kandi kuri colors uri kubona hano hejuru hano ushobora kubakanda honyine bigahindura chat yawe mu masegonda urabona ukanze nka hano ngo kuri green on black chat yawe ihita ihinduka urabona ko style iracyasa nabi nk'iyo umuntu utari umupro dusubire muri colors hariya hasi reka mbereke ngiye chat yanjye uko nakwifuza ko iba imeze foreground ni bya birongo biri muri chat by'umweru mwabonye bituma chat isa nabi niba wowe chat yawe iri muri black and white itari muri white tuvuge nk'uri gukoresha iPhone ikaba iri mu ibara ry'umukara muri dark mode ubwo mvuga murayizi urahindura foreground igira umukara nyine ibisa na screen yawe kugira ngo bya birongo bitagaragara kuko bya birongo bizana na kina foreground oya foreground turashyiraho ibara ry'umweru kuko ni ya mibare iri ku ruhande ya chat prices noneho hano kuri grid ni bwa burongo bugenda bucamo hariya muri screen yawe ushyire ukande ku mukara kugira bataza kugaragara bar up urumva ni candlestick za buy ushobora kuzihindura ubururu ushobora kuzihindura ibara iryo ari ryo ryose ushaka reka tuzihe ubururu bar down urabona ko ni iya sell bar down bivuze ngo ibi iri guseringa ariko ya seka tuyigire uriya mutuku bull hano muri market rero uzasanga harimo ikintu cyitwa bull na bear hano uri kubibona ariko na hano kwanditse ngo bear hano akandika bull bisobanuye ikimasa bear ni idubu hano muri trading rero dukoresha ibyo bintu uko ari bibiri idubu n'ikimasa hano ku bimasa kuri bulls ni igihe market iri kujya gute iri kuzamuka hano bear ni igihe market iri kujya gute iri guseringa ari nabyo uzumva hano bavuga ngo bearish cyangwa ngo bullish market iri bullish iba iri kuzamuka market iri bearish iba iri kujya gute guseringa si muri kubyumva se bivuze ngo rero ku ibara rya candlestick za buy tugiye gukoresha ibara ry'ubururu hano dushyiramo ubururu nk'uko twabishyizemo hano kugira ngo uri kubona ijambo up na down byonyine biraje guhita usobanukirwa icyo bari kuvuga hanyuma kuri bull candle ubwo ni bullish ya candlestick izamuka tugira ubururu bearish candle candlestick ya sell dushyira muri mutuku hanyuma tugaruke muri chat yacu none chat yawe ukuntu yabaye clean haha urabona ukuntu ndi kutugira dutoya nka natuzamura uko babikora rero ni gutya niba ushaka kugira chat yawe ikaba ndende cyangwa kuzuminga nini nk'uko
uzuminga ini mu ki mu ifoto bagira gutya n'intoki zawe si ubibona ukoreshamo intoki ebyiri uzuminga mu gihe rero ushaka kuzamura chat yawe cyangwa uyimanure urakanda hano muri ino mibare muri kano gace k'imibare ugiye gute uzamure gutya umanura urabona uko uzamura hano mu mibare ko ariko chat yawe iba ndende cyangwa ngufiya ubwo hano ni mu gihe nyine ushaka gushyiramo chat yawe ku murongo hano ushaka kuyigira ndende uzamura hano muri ino mibare kano kantu si muri kukabona se dore ubwo bino mwabibonye Mhm. Hano tugiramo ikintu cy'imirongo tukavuga ngo market niba yananiwe kurenga hano tukahashyira umurongo kugira ngo n'ubutaha niza ikahagera tumenye ko igeze kuri wa murongo ifite amahirwe yo kutaharenga nanone iyo mirongo rero tuyikura muri kano kantu kari hano hejuru ubwo hano tukiri kuri MT5 gikwiye kuri kariya kantu kari hariya hejuru n'utuntu tw'uturectangle utuntu tw'udushapes dutandukanye tudukura muri kariya kantu kadukandeho turebe ibintu birimo hano urabonamo imirongo myinshi itandukanye aho kugira ukande kuri uyu wa mbere rero ukanda hariya hejuru kuri add object kugira muri kubibona add object hano ni umurongo niba ushaka umurongo utambitse dore nguyu barawuguhereza iyo baguha uriya murongo urabona ko hano hasi hahita haguha ibintu by'ibibara ukandaho kugira ngo uriya murongo ugiye gute uwuhindure ube wawe ibara ryose ushaka ushaka guhindura uriya murongo ushobora kuwugira mutoya ushobora kuba umubyimba ubyibushye cyane si muri kubibona ushobora kugira utudomo ushobora kugira utudomo twinshi cyane cyangwa ukabigera kuri iyi ushobora guhindura ibara uramutse ukanze hano kuri ano mabara gutya ukaba wahindura kureri ukayiha kara y'umweru kubera bitewe n'uko chat yawe nyine ari umukara bino byose niwe ujya gute ubihitamo urabona ko usetinze umurongo hariya bivuze ngo price yawe uri guteganya nizamuka ukagera hariya urashyira umurongo wawe urabukoresha nyine ndi kubereka imirongo ahantu igenda ituruka ino mirongo niyo dukoresha muri technical analysis ubwo ni urugero rwa mbere iyo ushaka gushyiramo akantu k'akarectangle bitewe n'uko wabonye mentor bari kugashyiramo byose uzagenda ubisanga hano hasi urabona nk'aha hantu harimo rectangle triangle ellipse ubwo igihe cyo gukoresha bino bintu nikigera uzibuka aho uzajya gute uzabikura uraza hano kuri rectangle ugiye gute rectangle nk'iyi ugaselectinga iriya rectangle ukuntu igaragara nayo ifite ibara ry'umutuku kandi irajagaraye ushobora kuyisetinga nanone uko ugize gute uko uyishaka rero kadukanda turebe tuyihe andi mabara hagati aho reka mbanze mbabwire ikintu kimbabaza iyo ndi gukora zino lesson buri gihe bafite ubwoba bwo gusanga kino kiganiro cyose tutakirikodinze ko lesson za mbere niko byagenze nari kuringa nawe nsoje ngasanga ntabwo byabaye recorded mba ngiye nko gusara akari gaciyemo kugira ngo mureke kuboha so tugiye guhindurana kureri y'iki y'aka karectangle kugira tuzajya duhora tugakoresha muri market ugahindura rero urabona iyo ukanzeho gutya ukandaho ukajya gutega holding mba ndi kuvuga ni gutya sorry ukandaho gutya ugaholding urabona iyo holdinze ko bahita baguha iki ngo delete copy style property ukanda hano kuri properties kugira uhindure kureri yako wabibonye ahita haza bya bintu bya settings hano iyo ukanze kuri fill ni ukuvuga ka kantu uba ugashyizemo ibara rero uri bushyire muri ka karectangle kawe kugashedinga uraza ukarihitamo hano hasi kandi hano hasi uzuhitamo ibara ugeze gute ushaka ukadushyiremo nk'iri bara wenda ryijimye cyangwa ryenda kuba umweru kuko chat yacu isa umukara ushobora kukagira kanini kakabyimba kagatoya bino byose uri kubibona ugakanda kuri done hariya hejuru ukongera ukanda hehe hano hejuru kuri done kubera ndasoje ugakanda hano hejuru kuri done hanyuma urabona ukuntu chat yahise ihinduka neza irasa neza cyane kabisa ubu ngubu urabona ko uri gukoresha ka karectangle ubwo kano karectangle kugira uze kumenya icyo bagakoresha biragusaba gukomeza kureba no ma lessons umenye aho tuzagakenera nawe umenye aho uzajya ugira gute ugasanga
ubwo hano ni tutorial yo kukwereka MT5 ko ikora gute muri phone. Muri kugenda mubibona. Kumva nyuzamo nkareba ko ibintu bigaragara. So bino rero bino birabaye, hanyuma rero ni gute ushyiramo oda muri MT5, ni gute ukoresha MT5. MT5 mwabonye ko twakoze konte hano muri history, niho narabasobanurira trade yose wafashe cyangwa ibihombo byose wagize biba biri hano muri history. MT5 wabonye uko downloading, wabonye n'uko ikoreshwa. Hanyuma rero ikintu wigana muri MT5 cy'ingenzi ni iki? Mbere na mbere ko mbaye bereka hano kano kantu, kano bakita indicator. Hano iyo ukanze waza ama indicators. Indicators mbere n'izi zose zitandukanye zizaza tuzigamo nk'eshanu, tumenye ukuntu indicators zikoreshwa ibintu byose. Hano rero niba ushaka kubayinga, ushaka no guseringa, ikintu cya mbere ugomba kumenya hano muri forex, iyo ufunguye market gutyo ugomba kubanza ukareba market igira ubundi ibice bibiri. Tugira igice cyo hejuru tukagira n'igice cyo hasi. Bivuze ngo ni mu biciro nyine nk'ibindi bintu byose bisanzwe. Mu biciro by'ibintu byose bisanzwe dukora, tugira ibiciro, tugira highest price tukagira na lowest price. Ibyo bintu murabizi, highest price na lowest price. Ese mubizi se? Bakubwira ngo igiciro ntarengwa ni iki, igiciro tutajya munsi ni iki ngiki. Bivuze ngo twebwe abacuruzi tugura ikintu cyamanutse kiri kuri low price, ku giciro gito cyane gishoboka, tukakigura tukaza kongera kukigurisha kigeze hehe, ku giciro kiri hejuru. So ubibona se? Bivuze ngo market iri hejuru turaseringa, yaba igiciro cyaba cyatakaye kiri hasi tukajya gute, tukabayinga. Ko ni akantu k'ibanze, bayinga low tugaseringa high. Ugura ikintu kuri make ukakigurisha kiri kuri menshi. Bivuze ngo turakora sere kuri igiciro kiri hejuru cyangwa dukore buy nikimanuka. Hano rero ni gute dukora buy na sell, oda bituruka hehe? Kano kantu kari hariya hejuru mu nguni muri kukareba, kariya kantu kari hariya hejuru mu nguni muri kukabona, aka ngaka, kano kantu kari mu nguni hejuru niko ukandaho. Urabona iyo ugakanze ukuntu bigenda, bahita baguha option ya sell n'iya ki n'iya buy, kugira ngo uri kubibona. Kandi urabyibuka ko dukanda buy ariko market yamanutse cyane, cyangwa tugakanda sell ariko price iri hejuru. Kandi urabona ko market yamanutse igeze hehe, at the lowest. Ibyo ntabwo ari byo tugenda duseringa cyangwa tubayinga, tuzabyiga ibyo tugenda tubayinga tunaseringa hano uko ndi kubereka. Ubwo rero hano iyo ugiye gukanda buy cyangwa sell bitewe n'icyo ubona, hano ko igiciro market yamanutse, bivuze ngo igiye kongera gute, izamuke. Bino ndi kubibasobanura nyine nk'ababigina, nk'umuntu uri kwiga gukoresha iki app. Ariko nitugera ku isomo rya nyaryo tukiga impamvu zo kubayinga no guseringa. Hano rero iyo ugiye kugura ikintu nk'uko uzi ku isoko, uhitamo amafaranga uri bugure, amafaranga uri bukoreshe useringa cyangwa ubayinga. Ugahitamo uti wenda ndashaka gukoresha amafaranga n'aya 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 bayinga, cyangwa njya gute nseringa. Nyine ugahitamo ingano y'ibyo ushaka kujya gute gukoresha. Wazi nk'iyo ugiye ku isoko uhitamo ingano y'ibyo ushaka kugura n'ibyo ushaka kujya gute kugurisha bitewe n'uko uri kubyumva. So hano rero niho duhitamo iki, ingano iyi bayita root size. Nk'uko ujya wumva muri betting ngo wenda ngo PSG ngo ikubiye ngo gatanu ngo nitsinda gutya na gutya. Na hano rero uba urikubira, ahubwo niwe wishyiramo iki, risk. Uko wongera rero size yawe niko n'igihombo kijya gute kiza kwiyongera. So iyi niyo lowest root size ibaho muri forex, niyo root size no ibaho. Root size ukuntu babyandika ugomba kubimenya, ni root kuriya size, mutaza kubyitiranya. Root size. So hano tugiye gukora buy dukoresheje oda zitandukanye. Hano iyo ukanze kuri buy, oda yawe ijyamo. Iyo ugiyemo ubibona hano hirya kuri trade, oda yawe iboneka igiyemo ya buying, ni ngaha aho uhita yiyandika ya buying akoresheje root size ya 0.01. Urabona ko duhereye mu bice 0.16 US dollar, uri kubibona. Ugahita wibaza, ndamutse mfite balance mu bitatu nkaba ndi gucedinga root size ingana gutya byari sawa. Reka dusubire hano kuri chat dushyiremo noneho trade twazamuye root size, reka dukube inshuro 10 gutereta tugira
0.1 root size. Aha, urabona ko na oda ya 0.1 igiyemo, ngo ndagira ngo murebe ukuntu bitandukanye, ugaruke hano kuri trade, turebe noneho ahantu root size zitandukaniye. Urabona ko dushyizemo 0 n'ibice 0 kimwe, dushyiramo na 0.1, bivuze ngo iyi ngiyi ikubye inshuro 10 iyo hejuru, si bigaragara? Ari nayo mpamvu uko biri buze kujya mu nyungu no mu bihombo biratandukanye. Urabona nk'iyi ngiyi ikijya mu nyungu yo isi ijya mu idolari rimwe, mu gihe iyi ngiyi yagiye no mu nyungu yazamutse ahantu hanini, ariko iracyari mu bice bitewe n'uko rusezi wakoresheje ni ntoya, ariko hano ukoresha rusezi nini. Ni nako bigenda iyo tugiye mu gihombo. Mu gihombo ni ukuvuga ngo wowe nuba mu gihe uri buri guhomba hano amadolari abiri wakoresheje 0.01, umuntu wakoresheje 0.10 nawe agomba amadolari 20. Si byumvikana se? Bivuze ngo niba ugiye kubanga cyangwa guseringa, ugomba gukoresha rusezi wabanje neza kumenya stop loss. Stop loss hano, stop loss tuba tuvuga hano muri trading, urusura simbi ngo ujyemo ngo ukore ibintu byose uhubuka. Kabanze nayo ngiye kuramo tuno tuntu nababwiye, tuno tuntu turimo hano ntabwo uhora trading turimo kuko turabangama. Tuno ubona two dufresh turi hejuru, kudukuramo ukanda hano muri screen yawe gutya, ugahita ujya hano muri settings hano hasi, ukamanuka ukaza hehe, ikona ngo trade history, iyi ngiyi ukayikuramo. Buriya trading history tugize gute tuyikuramo. Hanyuma ikindi kintu ushyiramo ni ask price line. Ask price line. Ask price line ni ibijyanye na speed turageraho. Hano reka dushyire inyuma rero, urabona ko bwa buntu bw'ubu fresh bugize gute buvuyemo. Hanyuma mukanda hano kuri trade urebe ukuntu bigenda bitandukanye. Urabona hano igiye kugera mu idolari rimwe, twe turimo hano mu nyungu y'amadolari menshi, kubera ko rusezi nyine ari nini. Bivuze ngo iyo uri kwiga gukoresha demo, ugenda wiga rusezi zikora gute. Igihe cyo kujya kuri live nikigera, zashyiramo rusezi ingana gutya bigende neza. Urabona zino rusezi dushyizemo ukuntu zigenda zirutana. Iyindi dore yanze kujyamo, urabona ko yanze kujyamo. Ndi gukanda hano kuri buy, wabonye, ariko ntabwo oda yagiye gute yajyamo. Bino biri guterwa n'iki? eh sorry, urabona yagiyemo. N'ubundi point ariko nayo ngiye kubabwira ni iyi ngiyi, niba ushyizemo rusezi yindi ukabona ntabwo iri kujyamo, kandi urabona ndi gukanda hano kuri buy, impamvu itari kujyamo ni iyihe? Ni uko leverage yawe noneho biri kujya gute, biri gukora akazi, biri kukurimita gukomeza gushyiramo izindi orders. Ariko uramutse uri gukoresha nk'umubroker yaguhaye unlimited leverage, cyangwa yaguhaye nka 1 ku 3, order zijyamo hano ziba ari nyinshi cyane. Bivuze ngo ntabwo bayitaye kuba uri gushyiramo order byinshi kandi ufite amafaranga makeya, ibyo ntabwo babyitayeho. Wowe ni wowe uhitamo nyine leverage uri bugiye gute uri bukoreshe. So muri kubibona ukuntu rose zigenda zihinduka. Hano rero ushaka gufunga order yawe, ushobora guslidinga gutya ijyana ibumoso. Guslidinga ndi kuvuga ni gutya, ugaslidinga, uri kubibona, ugaslidinze ubu ngubu, hanyuma ugakanda kuri kano kantu ka V, aka ngaka ugakandaho. Iyo ugakanze urabona ko bakubwira ngo closing rosize yazeho, closing no buy order yawe yari imwe, wabayinge kuri no price, urafunga loss yangahe y'amadolari 37, ugahitamo guclosinga close. Uriya order urabona ko ya order yacu ivuyemo hano. Iyo uyifunze rero iza hano muri history kugira ikwereke wahombye gute, byagenze gute. Muri history bari kwereka ko wafunze order imwe ya loss yahombye ari amadolari. Uri kubibona MT5, kandi zose tuzifunge. Noneho hano iyo uri gufunga rero order, ushobora kuba uri no mu nyungu. Urabona nk'iyi order igiye mu madolari 61, urabona ukuntu iyi ngiyi ikubye kabiri 0.050, iyi ngiyi igakuba inshuro 5, iyi ngiyi indi igakuba inshuro 10 yayo hejuru. Niko bigenda bizamuka muri profit mu buryo butandukanye, nubwo twabyinjiriye ahantu hatandukanye, ariko tuzi ko twabyinjirije kuri price imwe, bakubona uburyo bigenda bitandukanye. Ubwo point umuntu w'umuhanga yamaze kuyibona, ni uburyo twigamo muri nujya mu gihe cyo kwiga nako cyo gukoresha demo icyo ugomba kwikoresha ahanini ni ukureba zino rusazi uburyo zigendamo, kugira ngo igihe bashyizeho amafaranga ya nyayo ntuze gutungurwa no gushyiramo uruhoda runini, amafaranga yawe akajya gute agashya.
hanyuma wabonye hano kuri equity icyo bisobanuye. Equity ni ukuvuga ngo nababwiye ko equity ni balance yawe wongeyemo cyangwa ukuyemo ino nyungu uri kubona ako kanya, kandi iyi nyungu iri hano hejuru ni totale y'izo oda zose ziba zirimo hano. Ko hano ushobora kuba washyizemo oda y'ibindi bintu bitandukanye bigatuma uza kugera gute. Ibi mwabonye ku Zenza. Check ibi muri kubireba ukuntu bigenda. So hano rero mu gihe cyo gufunga hari ikintu cyitwa gufunga partial profit. Hano iyo ugiye gufunga wenda ko bakwereka hano rusezi wakoresheje, ino rusezi wakoresheje ushobora kuyigabanya ugafunga igice kiriya oda, igice cy'iyi oda. Hano tugiye gufunga ino oda, urabona ko ifitemo rimwe, tugiye gufunga igice cyayo dusigamo ikindi gice. Nibyo bita gufunga partial profit. Ko hari igihe ubona uri nko mu nyungu ukavanga kabe funze murema makeya andi aba akizamuka. Hano rero gufunga oda ni gute rasiradinga kwa kundi muri Android, muri Android, ah, muri Android ho uraholdinga, kanda kuri oda yawe gutya ukayiholdinga. Nabibonye muri Android ukanda kuri oda yawe gutya ukayiholdinga, ukatubona bino bintu bindi biza hano hasi bitandukanye byawe muri kubibona kuri screen. Hano rero uza kuki kuri chat back operation. Hano kuri back operations ni igihe ushaka gufunga ziriya oda zose icyarimwe ushobora kanda hano. None ikanzeho bakubwira ki ngo closing all position, close profitable position, buy position, gold position. Kuko hano hari igihe uzaba ufitemo oda nyinshi zigiye zitandukanye ugashaka guhitamo gufunga vuba vuba kugira ngo isoko rigiye gutera rirekere kugusiga. Turi kwibona gukanza hano kuri close all position zose zakita zigira gute zifunga. Rero niba ushaka gufunga ino oda yonyine urakanda hehe kuri close position. Close position nkanze murayibonye iyi ngiyi, ukanda kuri close position. Iyo ukanda kuri close position rero iyo ugiye gufunga nawe ko ukanda hano hasi, hano handitse ngo close, ukanda hano hasi. Ariko ushobora gukanda none ubanje gufunga iki kugabanya rusezi kugira ngo ufunge igice kiriya oda, udafunze oda yose bayigumemo, ariko nanone ugakuyemo amafaranga runaka. Tugiye guhinda rero hano twandikemo rusezi tugiye dushaka gufunga, tukandikemo 0.50. Ok, 0.20. Ubwo turasigarana kangahe? Tukaba dufite rimwe, tugiye gufunga 0.2. Ubwo turasigarana 0.8 bingahe? 8. Nukurozinga 0.8 bingahe? 8. Urabona iyo ukoresheje ino rusezi ya rimwe, iyi ngiyi muri kubona hano ifitemo inyungu y'amadolari 200 yose right now aka kanya muri kubibona. Ubwo rero nufunga kimwe cya kabiri cyayo cyangwa kimwe cya gatandatu cyayo, urumva ko n'inyungu barahita bagabanyaho ihwanye n'iriya rusezi ishizemo. Reka dukande close hano. Urabona gukanda close, impamvu ubona habaye icyatsi ni uko nashyizeho urutoki rwanjye. Iyo ukanzeho gutya ugiye gufunga nibwo ukahindura karasi, muri kubibona se. Ubwo ndaclosinze oda ivuyemo. Wabibonye ko oda yari rimwe bafunzeho ibice bibiri hagasigaramo rimwe. Kino nicyo bita gufunga partial profit. Ikintu bigaragara se gufunga iki partial profit. Hano hari harimo rimwe mfunzeho ibice bibiri, wasigaramo kangahe? Kuriya mwabonye. Kandi noneho ushaka gufunga oda zose ushobora no kwikandira aha ngaha kuri turiya tudomo dutatu, nabwo biba byoroshye. Ukajya gute ugakandaho close all position, close profitable positions. Ikindi kintu nabasobanuriyemo hano, nabasobanuriye ni bino bintu biri hano hasi. Ibi ngibi biri hano hasi iyo tubonye ngo free margin, free margin aya ni amafaranga wowe ushobora kubikuza mu gihe zino oda utabanje kuzifunga. Aya niyo ushobora kubikuza mu gihe trade zawe zikiraninga, niyo bita free margin. Suri kubyumva? Margin level urabona ko bayibara mu buryo bw'iki bwa percentage. Urabonye hano urabona ko turacyafite 300 na kangahe ku ijana. Hano rero iyo amafaranga bagiye gushiramo ino percentage iba yamanutse, iyo igeze kuri 0 cyangwa hafi ya 0 nibwo wowe usigaranaho 0 hano hejuru hose ukabona hasigayeho 0 kuri equity no kuri balance, bitewe n'iki na margin yawe. Bivuze ngo iyo uri kujya mu gihombo rero ugomba kureba hano kuri margin yawe biri kugenda gute. Hari umuntu uri kumpamagariramo akandiranja agatuma kamera yanjye ivaho bigatuma mutambona.
reka mpindure kamera nyitabe, mpindure kamera mbashyireho kamera yo mu kirere. Uri kubibonera ahantu iri? Come on man. Sorry, sorry, sorry. Ubu ngubu abantu iyo mubonye nk'umuntu akoze agafuti kamwe muri video nk'izi, ntabwo mwita ku byo yakoze neza, ahubwo bahita banga uyu muntu ntabwo ari professional. Gatanga muri video ngo bari kwigisha ngo agahita ahindura ngo kamera. Calm down. Mwabibonye? Bino byo bihombo bumva muri forex, ikintu kirazamuka kikanamanuka, iyo kigarutse inyuma uri muri buy urahomba. Ibi bintu se nakoze hano mwabasha kubikora? Noneho mu yindi video nzabasobanurira nitugera kuri icyo gihe cyo kwiga ibyitwa ama buy limit, dukoresha kano kaboro ko hagati, aka ngaka kagira ama pending orders. Pending orders dore ni nk'iyi ngiyi buy limit. Buy limit ni ukuvuga ngo urabona ko market hano iri kujya gute, iri kumanuka. Uno murongo rero wa buy limit mbashyizemo, ni ukuvuga ngo market niramuka imanutse ikagera hehe, kuri uno murongo nshyize aha ngaha, hahita hajyamo buy ifite iriya rutsi size. Si biri kugaragara? Hano rero niba uri no muri buy, hari ikindi kintu cyitwa stop loss na take profit. Ubwo hano turacyari kuri phone, ku mashini hamwe ndaza kubera uko bigenda. Iyi trader niba iri kumanuka, ushobora gushyiramo dani ivuga ngo isoko nirigera hano buy yacu aba yaferinze, yenze guhomba aya ngaya n'ivirimo. Iyo order rero iyo ngiyo bayishyiramo gute? Ni icyitwa stop loss. Iyo ukanze kuri kano karongo nka gutya, rebe kuri trade yawe order washyizemo, ugakandaho. Noneho iyo ukanzeho ibintu baguhereza, bahita baguhereza hano hasi ngo close CL na TP. Siko kubibona bino bibiri, CL na TP. CL bisobanuye stop loss, stop loss. TP igasobanura take profit, take profit. Stop loss na take profit ni ukuvuga no murongo wa stop loss, ni ukuvuga ngo ni ahantu igihombo cyawe kiri bugarukire. Numanuka ukaza uvuge ngo ngende muri buy, ariko uko imanuka niko mpomba, gusa nirenga hano mbe aya ngaya n'aya n'aya. Ibyo rero byo guhitamo stop loss na take profit nabyo turabyiga muri lesson yacu, ariko kandi kubibereka ndashaka kubishyiramo muri noze, kugira ngo akantu kose tuziga kuri video tujya gukurikiraho, akantu kose twize ugiye gute uhita ubona uko ukapurayinga. Hanyuma stop loss yo bashyiramo gute? Iyo wakanze kuri ya oda yawe gutyo ugakandaho bakwerekana stop loss, ugira gute? Reka tubane dufunge zino oda zindi kugira ngo ibintu ndi kwereka bize kugaragara neza ko harimo ibiboda byinshi. Urabona ko amafaranga agenda avaho iyo uri gufunga loss, byose biba biri hano muri history. Ushaka kubireba dore ngibi ukanze hano kuri history, urabona iki? Ibihombo wagize n'inyungu wagize, ibintu byose, deposit washyizemo, profit wakoreye, dore ngiyi ni negative. Iyo hariho negative bivuze ngo nyine uba wahombye, ibyo birumvikana. Commissions, hari ababroker zabo usanga hano bagukata commissions, byose barabikwereka, cyangwa ukabona swap. Iriya balance yo murabyumva, ni balance nyine usigaranye. So hano rero dusiganyemo akabata kamwe niko tugiye kwigiraho. Iyo ushaka gushyiramo stop loss, ugakandaho CL, ugakanda hano kuri CL hano hasi. CL iyo ukanzeho bahita bagura umurongo w'umutuku, uyu nguyu. No murongo w'umutuku rero niwo ujyana ahantu ushaka bitaza kugira. Urabona uko umanura uriya murongo ko bagenda bakwereka loss yawe uko ingana. Uriya murongo numanuka ukagera hano uraza kuba ufitemo loss yangahe ya 29. Noneho ushobora no gushyiramo take profit. Take profit ukavuga ngo market nizamuka ikagera hano, bitewe n'impamvu izi n'izi, nigera hano njye mpite mfunga inyungu yanjye mvemo. Niyo naba nahari. Naho iyo ukanze kuri TP bahita baguha wa murongo w'icyatsi. Ibi byo gushyiramo stop loss kuriya na gutya na take profit muri MT4 ntabwo bibamo, biba muri MT5 gusa. Bivuze ngo MT5 niyo mpamvu akenshi tujya gute tuyikunda. Hariyo market niba ushaka izamuka ikagera hariya ushyiraho limit, urabona nigera igafunga
baza gufunga inyungu yangahe ya 60, si bigaragara se? Ugahita ukanda noneho ahangaha, ugahita ukanda kuri modify, stop loss yawe yagiyemo na take profit. Iyo ukanze kuri no order, iyo uje ugakanda kuri iyi order gutya, rebe, ugakandaho, bahita bakwereka iki ngo close position, oya, close position, modify, trade, dip, what and what. Iyo ushaka kureba ko muri trade harimo stop loss na take profit washyizemo, ukanda kuri modify. Kuri modify ukanze urabona ko bahita bakubwira ngo stop loss na take profit, dore ngibi wabigize gute, wabishyizemo. Ubwo ako ngako si kagaragaye nako. Akandi kantu k'ibanze ushobora kumenya, kadafunga inoda tuyigireho, ntabwo ndi gufunga ibihombo, ndi kubereka. Niba ushaka kujya muri trade rero utaramenya ukuntu babara stop loss na take profit ngo umenye rusazi uri bukoreshemo, kanda hariya hejuru ushyiremo rusazi ukeka ko ushaka gukoresha bitewe na balance yawe ufitemo, ushyiremo 0.05, urabona 0.05 akatoyere kuri 0.01, rusazi ya nyuma ntoya, ugahita ukanda hehe, ugahita ukanda kuri ka kaboro kuri ka kaboro ka pending orders. Hano ubwo ni ukureba ndaba ndi mu gihombo kingana gute cyangwa inyungu ingana gute, nindamuka ngize gute, ngiye mu nyungu, mini ngiye muri trade. Sorry ho gatoya. Ubwo niba ushaka kumenya rusazi uri bukoresha ugiye kujya muri trade yawe, cyangwa ingano ya take profit uri bushyiremo, rusazi uraza ushyiremo rusazi ntoya hariya ukoresha, hanyuma ka kantu ka pending orders kariya kari hejuru ugakanda. Iyo ugakanze urabona ko bahita baguhereza iki, uno murongo ngo buy limit, iyo niyo ijyanye hejuru yawo market sell limit neza bibasobanura ukwabyo. Niba ushaka kwinjira hano market igeze, zana kano kantu gashyiraho hariya, uhita ukanda hano hasi kuri cielo, ugaha wa murongo w'umutuku uvuga ngo stop loss nshaka kuza kuyishyira hano, bitewe na rusazi nakoresha. Urabona ko ndibuze kuba ndi muri loss y'amadolari 2, uri kubibona. Ubwo hano uri kwiga uri kureba stop loss yawe ku buryo iri bube ingana mbere yo guhitamo rusazi. Noneho uvuge ngo take profit yanjye igeze, ni ukuyigeza hano hejuru, wenda ndaba afitemo amadolari 7, ariko ibyo biraba ari uko nakoresheje 0.01, si bigaragara? Iyo ukoresheje 0.01 rero uraza kugira gute, uraza kuba uba ufite nyine stop loss na take profit. Niba ushaka rero kongera rusazi ukavuga ngo iyi loss ndi kubona ari ntoya kandi nshaka kwishyura amadolari 20, urahita usubira hariya kuri rusazi zawe, wongere ushyiremo kangahe, 5 cyangwa 20, bitewe na rusazi ushaka gukoresha. Ugiye ukanda kuri ka kaboro, rusazi igiye gute, ihinduke hano, wongere ukande nyine hano hejuru. Urabona ko rusazi isiza ari 20 nanone, 0.20, ukandeho stop loss, uvuge ngo nshaka kubangira hano stop loss yanjye ndayishyira hano, ndabonamo loss y'amadolari 46, ninkoresha iriya rusazi, noneho take profit yanjye yaza kuba ingana n'amadolari 153, si bigaragara se? Hanyuma ukagira gute, ukabumenya ibyo ari byo, ugahita ukanda rero buy yawe. Buy yawe kubera ishyizemo nonaha, wari wamaze kubara stop loss na take profit byawe wari ubizi, ugahita ujya gute, ujya mu isoko. Ariko wari ugiyemo urabona ko already wabanje gukora iki, calculation za stop loss. Biriya ntabwo mbiberetse mu buryo buri perfect, ndi kubereka uburyo ino platform igira gute, ikoreshwa muri phone zanyu. Bino se si bihagije? Reka noneho duhindure, bereke trading view. Trading view nayo yajemo, iyi nayo turayikorera video yayo ukwayo. Mwakoze cyane. Ndakeka ukuntu bakoresha MT5 kuri phone biba biri clear. Tujya noneho kureba uburyo dukoresha trading view, tuze kureba n'itandukaniro riri hagati ya trading view na MT5. Mwakoze cyane. Mbere yuko tureba kuri trading view muri phone, turareba MT5 ku mashini uburyo ikoramo. Stay tuned. Uburyo yamaze ino video ni ukureba ikintu cyose ubonye ugahita upozinga ukajya kugikora hehe, ukajya kugikora kuri phone yawe cyangwa kuri mashini yawe, nk'uko nyine nanjye ndi kuyikora aka kanya. Mwakoze cyane.